Uwitwa Roscana ari gushinjwa ubwambuzi ndetse no kubeshya timu yose ya Bruce Melody nyuma y'uko abemereye yuko agiye kuba yatanga miliyoni 10 zo kugura alubumu yitwa Colorful Generation. Ngira ngo ibi ngibi murabyibuka ko byabaye ejo bundi ariko bikaza kurangira atayatanze. So nibyo rero tugiye kuba tugarukaho mu kiganiro cyanyu cya Kigali The Twilight Talks Entertainment. Ngira ngo murabizi neza ko nimba uri ahangaha waramaze gukanda subscribe, murabizi neza ko ngenda nkugezaho amakuru yose bari kugenda avugwa hirya no hino, cyane cyane ku basitari, cyane cyane babandi nyine uba wikundira. So twibutse cyane rero, ngira murabizi neza ko uwitwa Roscana ari umwe mu basore navuga ngo bafite impano itangaje hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse bamwe mu basore navuga ngo bakora ibintu by'umwimerere, ndetse bikagaragarira amaso y'abantu, dore ko indirimbo nkeya rwose afite amaze gushyira hanze zose bigaragara ko ari indirimbo nakita za zindi z'abahanga, ndetse bikagaragara ko n'ibindi byose yakomeje kugenda akora ibyinshi n'ubundi bisaba umuhanga, uhereye nko kuri food tuyagizemo uruhare, ndetse hakazaho wenda n'ingi ya nyuma asorejeho yitwa Murera, ndetse n'izindi zose yagiye asohoramo hagati. Zose navuga ko ari indirimbo navuga ngo zakoze ibihe cyane cyane abanyarwanda nyine bakomeje kugenda bishimira. Rero ngira murabizi neza ko yabaga muri 155 AM, ndetse ikaba na team cyangwa se inzu yafashaga abahanzi mu kubatunganyiriza indirimbo, ndetse n'ubundi bufasha bwose nyine bugenewe umuhanzi. Murabyumva ko nyine ari management yuzuye muri rusange. Murabizi neza ko yabaga muri 155 AM, ndetse inzu navuga ngo yavuyemo nabi bitewe n'uko uko yayivuyemo ntabwo yagiye yivuga neza mu binyamakuru hirya no hino, ari nabyo abantu benshi bakomeje kugenda bakomantaho bavuga uti Roscana sigaho, ntukagenda uvuga nabi ukuboko kwakugaburiye. Nubwo byaba bitaragenze neza, abantu ntabwo bakomeje kugenda babimushimira. Rero nibwo ejo bundi yari ari kuri The Choice Live ku Isibo. Ngira ngo murayizi neza ko ari ikinyamakuru gikorera kuri televiziyo y'Isibo, The Choice Live, ndetse akaba ari ikiganiro navuga ngo kigirwamo uruhare n'uwitwa Philipita ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakorana, aho batumira umuhanzi bakamubaza ku bijyanye n'ibikorwa bye, ndetse Roscana aza kuvuga byinshi cyane, ari nawe yahishuriye ko uwitwa Element kuri ubu ngubu studio arimo gukora ari studio y'igitangaza, navuga ngo izaba studio y'icyitegererezo hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho ahamya neza ko iruta 155 AM, nubwo na 155 AM ifite studio irenze. Rero tukiri kuri ibyo ngibyo, ni byinshi cyane yabashije kuba aganira nabo, ari nabyo tugiye kuba tugarukaho. Kimwe mu byo bamubajije ku kijyanye nuko atigeze nyine atanga amafaranga ageze kuri miliyoni 10 yemereye uwitwa Bruce Melody. Kira murabizi neza ko uyu Bruce Melody ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo abahanzi nyine bagiye batandukanye, harimo Element, harimo n'abandi nka ba Kenisol, ndetse n'abandi bagiye batandukanye babarizwaga muri 155 AM. Bose murabizi neza ko byari timu ndende, ndetse byari byarashyushye cyane, ubona ko ari ahantu buri wese nyine yakifuza kuba aba. Rero witwa Bruce Melody yagize gutya amurika alubumu yitwa Colorful Generation, iriho indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse abantu benshi barayishimira. Ngira ngo murabizi neza ko abantu benshi batanze amafaranga mu buryo bwo kuyapreciatinga cyangwa se mu buryo bwo kuyigura, kugira ngo bahe agaciro umuntu wakoze igikorwa nka kiriya kidasanzwe. Witwa Roscana yagiye imbere aravuga uti ngewe ntanze miliyoni 10 zose z'amanyarwanda, ati ndayatanze, ati niyo nguze iyi alubumu. Rero abantu benshi barakangarana baribaza ati se Roscana amafaranga avuye he? Roscana buriya afite amafaranga, umuntu ufashwa miliyoni 10 buriya arazifite? Rero abantu benshi babigiyeho impaka, ariko n'ubundi biza kurangira nk'uko bakomeje kugenda babitangaza bavuga bati Roscana yemeye amafaranga none ntayo yatanze. Ubwo byaje kurangira wenda ntayatanze, kuko ubwo yari ari muri icyo kiganiro cy'Isibo, uwitwa Philipita yagize gutya azana chat team ya Bruce Melody ngo yari imaze kuba yamwandikira ako kanya, ivuga yuko uwitwa Roscana atigeze atanga amafaranga miliyoni 10 yemeye, ndetse bya block cyangwa se byatumye abantu nyine batitanga, kubera ko bavugaga ati se Roscana yaba yatanze miliyoni 10, ati nanjye nkajya kujyaho nkavuga 500 biba byakunda. Kandi Roscana wenda bazi ko ari n'umuntu uciritse, baravuga bati byaraduhombeje, byatumye ahubwo n'abandi bantu batitanga. So rero bino bintu bagahita bibaza nyine ukuntu bimeze, abantu bakoranye, abantu navuga ngo bino byose n'ubundi Roscana nawe yagiye kubivuga, n'ubundi bigaragara yuko
aribo bamutumye cyangwa se aribo bari babyumvikanye kugira ngo babashe kwesikoroka n'abandi bagire nyine icyo bavuga wenda kirenze ku cyo Rose Kana yaramaze kuvuga. So rero abantu bari kuvuga bati byanze bikunze timu ya Bruce Melody ishobora kuba iri nko kumushotora, ariko wabonye ko Rose Kana we nta kintu yigeze abivugaho, yavuze uti njye nta kintu mbivugaho mu by'ukuri, dore ko ari umusore bigaragara ko ashobora kuba afite amafaranga, akaba ari nacyo ahanini yapfuye na 155 AM nyuma y'uko ngo yabonaga ko ibyo bamukorera cyangwa se ubufasha bashobora kuba bari kumuha ndetse bazanabubyazamo inyungu, akavuga uti buriya bufasha bari kumpa njyewe nanabwikora cyangwa se nanjye nabwibonera, dore ko icyabiteye byose ari uko yari yarabasezeranyije ko azajya bakorera indirimbo ifite video nyine ihenze cyane, atari ko inyuma aza kubona atari kugenda abyungukiramo, agenda nyine agabanya agaciro k'amafaranga nyine ya video. Ni mu rwego n'ubundi witwa Rose Kana ndetse n'abandi bagiye batandukanye nka Kenny Soul bahise bagira gutya biviramo, nyuma y'uko babonye ko wenda amafaranga yose cyangwa se bije nini ahanini yashobora kuba yarahabwaga uwitwa Bruce Melody. So ni ibintu byinshi rero byakomeje kugenda bivugwa 155 ndetse n'aba basore bagiye bayivamo. Navuga ko ari ibintu byinshi cyane byagiye bivugwa inyuma y'amarido, ndetse udashobora no kwirengagiza, nubwo hari bamwe nyine badakunda kuba babivugaho cyane, ariko uba wumva ko n'ubundi byanze bikunze harimo ikibazo cyabayemo, dore ko uwitwa Rose Kana agenda abivuga, ariko ukabona ko abantu bagenda bamuseka bavuga bati ntabwo yari akwiye kugenda avuga nabi Rebo nyine yabayemo igihe bamugira inama nawe abagira izindi. Uri kubona ko nyine bitifashe neza muri rusange. So ngayo nguko ibya 155 n'uyu musore wanyu ngo ni Rose Kana, dore ko kuri ubu ngubu yasohoye indirimbo yitwa Morera, akaba ari indirimbo bivugwa ko yatakajeho miliyoni zigeze kuri 30 zose. Abantu rero bakatangira bakanibaza ati ubundi Rose Kana akura ya mafaranga, dore ko abenshi bakomeje kugenda bavuga ko ashobora kuba ari umupfubuzi nk'uko nyine abantu benshi bakomeza kugenda babivuga, dore ko ejo bundi we yanagize gutya akabyitangariza akavuga uti birambabaza iyo munyise ko rwose nkora ibyo bikorwa, ati ni ibintu bitajya binshimisha bitewe n'aho nzi nkora imbaraga cyangwa se nkura amafaranga yo gukora video nk'iyi ngiyi, ati mfite inshuti, mfite imiryango, ati ndetse yewe nyuma y'umuziki mfite business nkora kandi yinjiza agatubutse, rero ntabwo nshobora kujya muri ibyo bikorwa nk'ibyo ngibyo. Ati abantu babivuga rwose barumva bambabaje cyane. Ngira ngo iyo Morera muri kuyibona ngiyi muri kubona ko mu byumweru 2 gusa yari imaze kuzuza miliyoni 1. Sinzi nyine ko ashobora kuzagaruza izo miliyoni 30, kandi ko iyo urebye video uba ubona izo miliyoni 30 zishobora kuba zibarika bitewe n'uko yakoreshejemo abantu benshi cyane by'umwihariko, kandi abo bantu bose bigaragare ko yabahembye, ndetse n'inarangiye ubona credit y'abantu bose yabashije kubakoresha, ukabona ko ari abantu benshi ahanini n'ubundi batari abanyarwanda. Rero ukibaza ukuntu wajya gukoresha umutanzania cyangwa se umunyakenya cyangwa se n'undi wari wese nyine utari umunyarwanda utamwishyura, sinzi ko byapfa gukunda. So ngayo nguko reka tugarukira aha ibya Rose Kana na 155 bakomeje kugenda batana mu mitwe, ndetse bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitari byiza ku mpande zombi, bikatugaragariza ko umubano ku mpande zombi n'ubundi utifashe neza. Nuko nguko bihagaze. So mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Kigali The Twitter Talks Entertainment, amakuru y'abasitariyo nakagaruka.